haranira no kumva yuko wowe ukora ukavunika, hakazazaboneka abantu baza kwishimira ibyo waruhiye. Narabivuze ubushize, baza kwinjoyinga, baza kwishimira amafaranga nk'uyu wakoze uvunitse, sibyo? So rero ibiduca intege bihoraho, byanahozeho. Muribuka mbaha inkuru imwe yo muri Bibiliya, njyewe nkunda kuzitanga gutyo ko ntabwo mba naje kubwiriza, ahubwo kubera ko mba nzi izo nkuru kandi nzumva zikamfasha, nikanga nazizanye mu biganiro, ariko nabyo si bibi, yego ntabwo ari bibi. So muribuka umukozi w'Imana ashaka kujya gusana iwabo muri Bibiliya, ngo yumvisha agahinda ku buryo i Yerusalemu habaye umusaka, aravuga ati ndumva ashaka kujya gusana. Nongere musuhuze wowe ukomeza gukurikirana Pasi TV show. Nanone kandi twarababwiye ngo tuzakomeza tuvuge cyangwa se tuzakomeza tuganire, tubane muri ibi bihe byo kwiga cyangwa se n'impuguro zo kugira ngo duhindure imitekerereze ndetse dukore. Rero turakomeje, twaravuze ngo muri uyu mwaka tuzagerageza kuganira nawe dukurikirana, cyangwa se wowe wahisemo gukurikirana Pasi TV kugira ngo bigirire akamaro ubuzima bwawe. Rero ndakubwira ngo wowe uri hirya no hino dukurikirana, mu by'ukuri turabanza tugushimire ndetse tunaguha ikaze muri uyu mwanya wo kugira ngo dukomeze tubane. Kandi munsi nongere mubwire rya jambo ryanjye ryo guhumuriza, mbwire ngo birashoboka yuko waba utamerewe neza, birashoboka yuko waba utameze neza mu buzima bwawe, birashoboka yuko waba uri kunyura mu bihe bikomeye, birashoboka yuko waba urwaye, birashoboka yuko waba ureba hirya no hino ukabura inzira, ukabura igisubizo cy'ikibazo ufite uyu munsi. Ariko twebwe Pasi TV twahisemo kuzajya tukubwira ngo birashoboka rwose yuko waba uri kurira ubu ngubu, birashoboka yuko waba uri guca mu buzima butakoroheye. Hari igihe uba uri mu buzima butakoroheye bituma amarangamutima yawe adashobora no kunezerwa, ndetse bikaba bishobora no kugutera umutima mubi. Igihe bira na wa muntu ugeze kuri tape ya nyuma yo kumva yuko yakwivutsa ubuzima cyangwa se yakubuza ubuzima buzima, akagera kuri tape yo kumva yuko yaniyahura agapfa. So aka kanya njyewe mpita mubwira nkakubwira ngo rero ntabwo icyo ari igisubizo. Twebwe tuza kukubwira ngo uyu munsi ushobora kuba ureba bikomeye cyane, bishobora kuba bikugoye, ushobora no kutabyumva nk'uko ndi kubikubwira, ariko ndagira ngo unyemerere wumve iki kintu. Abantu bose bagiye bagera kuri tape ya nyuma, bakumva abandi bantu bababwira ngo iki kintu kireke ejo, tegereze ejo urebe. Abo bantu bafite amashimwe yabo mu mitima yabo kano kanya, kuko hari abo byari bigiye kubaho, bumva ijambo ry'ihumure rirabakomeza, hanyuma baremera rirabahindura. Rero nanjye uyu munsi nje kukubwira ngo nk'uko nkomeza kubivuga, sinjya nirengagiza yuko ushobora kudukurikirana ukaba wumva inyigisho tuvuga, ariko ukeneye iri jambo riguhumuriza. Turabanza tukakubwira ngo birashoboka yuko umuntu yarara arira, birashoboka ko warara urira, birashoboka yuko uyu munsi ubabaye, birashoboka yuko uyu munsi uri kwirukanwa ku ishuri, wowe uri ku ishuri, birashoboka yuko uyu munsi waba uri gusohorwa mu nzu bitewe n'uko wabuze ari kwishyura, birashoboka yuko uyu munsi waba uri kwahukana bitewe n'ibibazo by'ubuzima, birashoboka yuko uyu munsi we umusore cyangwa se urubyiruko, umukobwa, waba uri kunyura mu bihe bitakoroheye. Ariko ndi kukubwira ngo umwanzuro si uwo kwiyaka ubuzima, ahubwo umwanzuro ni uwo guhagarara ugashaka igisubizo kindi cyo kuvuga ngo ese ibi nabivamo gute, ese ibi ntibyaba amateka mu buzima bwanjye, ariko kandi bishobora kubaho.
Rero turakubwira ngo komera, ihangane, shikama mwene data. Ibihe birahinduka, ntabwo bahora bababaye, nta nubwo uzahora urira, ahubwo igihe kiragera umuntu akabivamo bikaba amateka yiwe, ariko kandi akagira ahagira amashimwe. Rero natwe twaje kukubwira ngo birashoboka yuko uyu munsi uri muri ibyo bihe bitakunejeje, na busa udafite umunezero. Rero turakubwira ngo humura, ihangane, komera, igihe cyabyo kizagera birangire. Cyane iyo turi kuvuga aya magambo, twebwe turakubwira ngo natwe hari igihe byari bitubayeho, hari igihe twari tubayeho twumva natwe nta gisubizo cy'ubuzima, twumva nta ejo heza hazaza, twumva nta muntu uzatwifuza, twumva nta gaciro dufite. Ariko mu by'ukuri igisubizo cyavuyemo ni iki ngiki cyo kumva yuko twebwe tubereye igisubizo wowe ubabaye uyu munsi. Kandi natwe twari tubabaye icyo gihe, ariko byavuye he? Byavuye mu kumva igitekerezo cyo kuvuga ngo birashoboka. Twahuye n'abantu batubwira ayo magambo, ubuzima bwari butugoye, butunaniye, tubona nta gisubizo, nta ejo hazaza, ariko duhura n'abantu baduhumuriza, batubwira ngo mu buzima biragora. Hari igihe usanga dufata imyanzuro yo kwibuza ubuzima, bwo kwibuza imiryango, yo kuvuga ngo reka mpave, reka sosiyete, ugasanga wishyize mu kato, ugasanga n'ibyo bihe urimo wungukirana. Ariko ndagira ngo nkubwire, aho uri hose, sinzi ibintu uri gucamo, sinzi ubuzima uri gucamo, ariko naje kukubwira ngo humura, komera, shikama, ibyo bibazo bizarangira. Nubwo uri kubabara ubu ngubu, hari igihe uzabaho useka, hari igihe uzabaho wishimye, hari igihe uzabaho wumva nta n'ibindi bihe wigeze kugira. Imibabaro iribagira. Rero ndi kukubwira ngo nawe hari igihe kizagera ukabyibagira. Hari igihe kizagera ukazajya wumva ufite amashimwe, ufite gukomeza abandi, ufite kubabwira ngo nanjye nabinyuzemo. Nk'abakristo, ibyo bibazo uri gucamo ni ubuhamya uzakomeza abandi bazagukurikira, cyangwa se uzaganiriza ubuzima bitewe n'uko nabo bari kugucamo. Rero we kumva ufite impungenge cyane, ahubwo uvuga ngo Mana, ibi bihe ndashaka kubisohokamo, byanga bikunda izashyiraho iherezo igihe cyabyo, igihe cyagenwe bizavaho kandi uzabaho. We kumva yuko ugejeje igihe cyo gupfa. Oya, ntabwo iki gihe ari cyo cyo gupfa. Wowe nkurikiranye, igihe cy'ibibazo ntabwo ari igihe cyo gupfa, ahubwo njye naje kukubwira uyu munsi, ndakubwira ngo ahubwo ni igihe cyo kwambara izindi mbaraga, ni igihe cyo kwambara ubundi budahangarwa bwo guhangana n'icyo kibazo urimo. Kandi nanakubwira ngo kirashira, ntabwo igihe urimo ari icyo gupfa. Sinzi wowe nkurikiranye, nkunda kubivuga nkavuga ngo sinzi uwo ndi kuvugana nawe, ariko uyu munsi ni kukubwira ngo ntabwo iki gihe ugezemo ntabwo ari icyo gupfa. Imana yarakurinze kandi iracyakurinze, ahubwo irimo iragira ngo ikuzuze amashimwe y'igihe kizaza, ushingiye ku yayo mateka y'ibibazo ucamo. Ni ukugira ngo uzakomeze abandi. Tugenda tubibona abantu baciye mu bibazo, ariko iyo batubwiye ubuhamya biradukomeza, tukumva yuko natwe bizarangira. Rero ndakubwira ngo nanjye ibyo ngibyo uri gucamo, hari ababanje kubicamo, natwe twabiciyemo bimwe na bimwe, ariko ubu dufite amashimwe, dufite ubuhamya, dufite ibiganiro byo kukubwira ngo uyu munsi wararurira, ariko ejo bwacyo ugaseka. Uyu mwaka wawe uri kurira, ariko ejo uzaseka. Ubuzima burahinduka. Rero nk'uko mubizi, twebwe ikintu dukunda kuvuga, ikintu twumva kituraje ishinga, ikintu twumva twakomeza kuvuga, ni ikintu kijyanye no gukora.
yes, tuba twumva twakomeza kuvuga ku kintu kijyanye no gukora buri munsi ku wundi. Twarabibabwiye turavuga ngo muri uyu mwaka turifuza kuganira ku kintu kijyanye no gukora. Birashoboka yuko wowe unkurikiranye uyu munsi ari n'ubwa mbere, ariko ndagira ngo nkubwire ngo banza ukore subscribe kugira ngo igihe tuzajya dushyiraho ibiganiro byacu ujye uhita ubibona, ukurikirane ikiganiro hanyuma wumve ibyo wungutse uwo munsi. So rero ikintu tuje kuganira uyu munsi, nje kubwira umuntu wese unkurikiye, nk'uko tuba tuvuga ngo ni ugukora, nicyo kintu kituraje ishinga, kwigisha abantu gukora. Ni ibintu tutari kubona byigishwa mu miryango mu by'ukuri, kuko nta mwanya uhari, abantu bihugiyeho. So iyo tuvuze kuba bitari kwigishwa mu muryango, ni uko abantu bihugiyeho, ababyeyi bihugiyeho bitewe n'ubuzima n'igihe tugezemo, kandi ntabwo twabarenganya. Ariko natwe dufite impamvu ivuga ngo Imana ishimwe, kubera ko yadushyizemo uwo mutwaro wo kuvuga ngo reka tuze hano tubwire abantu bazajya badukurikira tutanazi ngo turi kubwira umugabo, tutazi ngo turabwira umugore, tutazi ngo turi kubwira urubyiruko nyine, ariko twumvishemo yuko twazajya tuganira kuri icyo kintu, hanyuma tukazagira n'ibindi tugenda tuganira, kuko murabizi ko ibiganiro ni byinshi. Narababwiye ngo mfite ibintu byinshi byo kuvuga, ndetse abantu bafite ishyaka ryo kuvuga ku kintu kijyanye no gukora. Kubera iki? Cyane cyane ndababwira mwebwe mumurikiye muri abakristo, ndetse n'abandi ngo twumvireho, cyane cyane ku rubyiruko rwakijijwe. Ni ibintu twagiye turirengagiza gukora, cyangwa se tugenda tubifata uko bitakabaye biri. Dusa nk'abantu birengagije iyi si, hanyuma dushaka kujya mu ijuru cyane. Kandi mu by'ukuri umuhanga umwe yaravuze ngo ubuzima bushingiye ku mababa. Yatanze urugero, atanga amababa y'indege. Aravuga ngo ubuzima bumeze nk'indege. Indege idafite amababa yo kuguruka ntabwo yagira ibaba rimwe ngo igende. Niyo mpamvu igira amababa abiri. Bivuze iki? Nk'umusore unkurikiranye, biravuze ngo ukeneye gukizwa, ariko ukeneye n'amafaranga. Still uracyari muri iyi si. Twebwe twaje kukubwira ngo ntabwo twemeranya n'umuntu ushobora kukubwira ngo senga ni byiza, ariko akirengagiza kukubwira ngo genda ukore. So twasanze rero ni ikibazo gihari. Ni byiza, barimo baradutoza kumenya Imana, barimo baratwigisha Imana, ariko bibuke no kutubwira ngo dukore, ko Imana tuzayibona, ariko muri iyi si dukeneye gukora ngo tubeho. Nkomeza mbasubiramo icyanditswe kivuga ngo nzahimugisha imirimo y'amaboko yanyu. Naje kukubwira ngo gukora ni ingenzi mu buzima bw'umuntu wese utuye kuri iyi si. Umuntu muzima agomba gukora. Niba uri kuri iyi si, ugomba gukora. So ni ukuvuga ngo ihame ritugeza ku butunzi, cyangwa se ihame riduhesha ubutunzi, ni ugukora. Ngira ngo buri munsi hari ukuntu mpita mvuga topic, nkavuga ngo ni ikintu ngiye kuvugaho. So ihame riduhesha ubutunzi, irya mbere ni ugukora. Uyu munsi ubimenye. Nimba ushaka ubutunzi, ihame rya mbere ryo kuzabugeraho ni uko uzakora. Ubwira ihame
ushaka uburyo ki urigira gute utangira kurishira mu buzima bwawe. Nimba ushaka amafaranga kora. Yes. So rero iryo hame ryo gukora ritugeza ku nzozi twifuza kugeraho, zidufasha kugera aho twifuza kugera iyo twakoze. Rero nk'uko mubizi muri iyi minsi twarimo tuganira ku ngaruka zo kudakora zigera nko muri 5 ngira ngo bagiye bazikurikirana uko twagiye tuzisobanura, uko twagiye tuzivugaho. Naje kubona comment uyu munsi nanone naje kuvuga ngo reka nshingire nanone kuri izi comment bagiye bama, hanyuma nazo nzikorera ikiganiro kuko nyinshi zagiye zigaruka kuvuga ngo ibiduca intege birahari. So hari abagiye banyandikira muri comment, ababonye amavideyo bagenda banyandikira. So ariko ikintu bashingiyeho baravuze ngo ibiduca intege ni byinshi. Uyu munsi nje kuguha umuti w'icyo kibazo cy'ikintu cyose cyaba kiguca intege. Uyu munsi ndaguha umuti kandi nuwugenderaho ndakubwiza ukuri uzongera wandike. So nkuko narindi kukubwira ngo ndaguha umuti uyu munsi, umuti ndi buguhe nta wundi. Wowe ushobora kuba uri gucika intege bitewe n'abantu bari kuguca intege cyangwa se n'ibintu biri kuguca intege. Umuti wa mbere ngiye kuguha uyu munsi muri iki kiganiro ni uko ibiguca intege bitazabura. Abakubwira ko ibyo urimo bitazashoboka cyangwa se bitazagerwaho, bakakubwira ko inzozi zawe, hari n'abakubwira ati izo nzozi zirenze ibitekerezo byawe, zirenze ubushobozi bwawe, birarenze. Ariko mu by'ukuri ndakugira ngo ubwire ngo ntibizabura kuza. Bazakomeza bakubwire yuko utazabigeraho. None umuti nakuzaniye uyu munsi ni ukugira ngo nkubwire ngo ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko nta n'umwe mu bakubwira ko utazabigeraho uzigera gutera inkunga muri icyo gihe. Urabyumvisha? Ariko umuntu wese uzaza akubwira ngo ibyo bintu urimo ntibizashoboka, yitegure yuko nta n'inkunga azaba akuzaniye. Mushize kukubwira gutyo, umuntu uri kukubwira ngo inzozi zawe ntizizagerwaho, banza umenye yuko nta n'inkunga aguhaye. So nimba umuntu uguca intege rero wowe nkurikiranye iyo mvuga ibi bintu, so nange byambaye reka hari n'abandi badukurikiye baze kwandika muri comment abo byabaye ariko bagafata umwanzuro wo kutemera abaca intege. Baze kutwandikira muri comment batubwire, ese nawe wagize umuntu aguca intege? Njye nababwiye nagiye mpura nabo mu buzima, nababwiye nagenze muri byinshi, nahuye na byinshi. Yes, ibibabaza, ibinshimisha, nta nubwo ndi mukuru, ariko byose byambayeho uruhurirane. Ariko bimpa isomo, byambereye mwarimu mwiza wo kutizera inama zinca intege na rimwe. Icyo ni ikindi kigusubizo mubwiye. Nakuzaniye kukubwira ngo umunsi uzahurwaho inama zikubwira ngo iki kintu ntigishoboka, umenye ngo nawe uzaba utsinzwe ku ntego z'icyo ushaka kugeraho mu buzima bwawe. Hari abantu bagiye bahura nabyo, njye nababwiye ngo hari abagiye bahura nabyo bajye baza batubwire muri comment, ariko banatubwire n'umwanzuro bawufashe gute. Ese babigezeho bitewe n'iki? Ese birashoboka yuko waba warakoze ibintu ntihagire umuntu ukubwira ko bitazakunda? Mu buzima nta na rimwe bizaba, ntabwo bizabura, ibiguca intege bizaza. Ariko igisubizo cyo kumenya ese ndakora iki,
Ikindi mu bintu ngiye kukubwira nanone, ikindi ni ukwimenya uwo uri we wowe unkurikiye, kumenya njyewe ndinde. Hari siroga ivuga ngo iyo utazi aho uva, ndayikunda cyane, ntumenya n'aho ujya. Ni ukuvuga ngo naje kukubwira ngo numenya aho uva wowe unkurikiranye, musore, mukobwa, mupapa, mu mama, nta kizaguca intege. Nicyo gisubizo nakuzaniye gusa. Muri komenti twagiye twandika naragiye nzisoma, ariko nsanga ngomba kukubwira ngo ukomeze mubwire ngo cyambere banza ufakasi niki nshaka kugeraho. Namaze kukubwira yuko utazabura ibiguca intege. Hanyuma umenye ngo ndinde njyewe, ndashaka kwirema muhe muntu. Muri iyi buzima ni ukwirema muhe muntu. Yego ntabwo Imana iba yarakuremye, ariko nanone ubuzima bwo gukora ni ugushaka kwirema. Narababwiye ngo umuntu wese akora aharanira icyubahiro. Bivuze ngo turimo turangana no kugira ngo tukubwire ngo gerageza ukore. Ntabwo twifuza yuko uzaba uciriritse, haba mu muryango, haba ku ishuri, haba mu magurupe, haba muri sosiyete no ku isi. Twe ntabwo dushaka yuko waba uri uciriritse, bitewe n'uko utamenye ko gukora ari byo bigira umuntu ukomeye. Twaje kukubwira ngo gukora bikuvana mu ntera bikakujyana mu yindi. Imbogamizi rero ibyo bizahoraho, bazahora baguca intege, ariko umenya ngo ndinde, ndashaka kugeraho. Inzozi zanjye ni izihe? Haranira no kumva yuko wowe ukora ukavunika, hakazazaboneka abantu baza kwishimira ibyo waruhiye. Narabivuze ushize, baza kwinjoyinga, baza kwishimira amafaranga nk'uyu wakoze uvunitse, sibyo? So rero ibiduca intege bihoraho, byanahozeho. Muribuka mbaha inkuru imwe yo muri Bibiliya, ngiye nkunda kuzitanga gutyo ko ntabwo mba naje kubwiriza, ahubwo kubera ko mba nzi izo nkuru kandi nzumva zikamfasha, nikanga nazizanye mu biganiro, ariko nabyo si bibi. Yego ntabwo ari bibi. So muribuka umukozi w'Imana ashaka kujya gusana iwabo muri Bibiliya, ngo yumvisha agahinda ku buryo i Yerusalemu habaye umusaka. Aravuga ati ndumva ashaka kujya gusana. Uzabo yahuye nabo ukuntu babita ba Tobiya na ba Sanibalati. Umwuka w'urucanege wari ubarimo. None urumva guca intege ari iby'ubu ngubu, gucana intege ntabwo ari iby'uyu munsi. Ntabwo babikubwiye ngo byadutse uyu munsi, kuba bari kukubwira ngo ntibizashoboka, ntabwo ari iby'uyu munsi, ahubwo byahozeho, abantu babyima amatwi. So rero nanjye uyu munsi ndi kuguha igisubizo cy'icyo kintu. Wowe banza uvuge ngo ok, jyewe ndinde, nkomoka he, ndi mu buhe buzima, ndashaka kuba nde, ndashaka kwigira nde bitewe n'ubushobozi niyumvamo nshaka kuba, ndashaka kuba nde. Wikwita kuri ibyo biguca intege mwebwe, wikwita kuri abo bari kuguseka. Narababwiye ngo gukora akazi, ntabwo twe tugira akazi ngo twakora akahe kazi. Twaje kukwigisha ngo ukora akazi ako ari ko kose, mu gihe ugifite uburyo, mu gihe ugifite uburyo. Biturinde ziriya ngaruka zose twagiye twumva, sibyo? We banza umenye ngo ndashaka kwirinda iki ejo hazaza hanjye. Ndi kwanga kuzasaba, ndi kwanga kuzaseba, ndanga yuko umuryango wanjye uzabaho. Umugaragu w'Imana we yaravugaga ngo
urusengero rw'Imana rwagiyeho umugayo bitewe n'iki? Rwari rwarasenyutse, harabaye amatongo. So rero nawe Imana ikuzanye cyangwa se iguhagurukije muri iki kinyejana cyawe kugira ngo ukore, uze ukosore, uze wubake umuryango wawe, igihugu, inshuti, abavandimwe, isi yose. Nk'uko natangiye mbabwira, umupasiteri ujya uvuga ngo ujye ubwira mugenzi wawe ngo nzagukiza, kugira ngo ukize abantu. So twese tubayeho turi ingingo zigenda zigirirana umumaro mu buzima bwacu bwo ku isi. So wowe urakora, undi akaza kugura ibyo wakoze, akagenda akabigurisha, bacuruza. So bivuze ngo nta muntu ushobora kugera ku kintu kubwe ku giti cye. Ariko naje kukubwira ngo ikintu gishobora kuguca intege, nkakubwira ngo birashoboka, ni wowe ku giti cyawe, n'umutima wawe. Ku giti cyawe nutumva yuko ufite ishyaka ryo kwibuza biriya byose, byo kwanga, byo kwikuraho, byo kuvuga ngo abanca intege ndabaretse, abambwira ko bitazashoboka niyemeje kubareka. Nimba ari n'inshuti zawe ukazireka, ni risike. Ubundi gukora ni intambara. Nubwo tukubikubwira, narakubwiye ngo nubwo mubwira gukora ni intambara, ni ugushora intambara. Gukora ni intambara, nshuti yanjye. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu dufata ngo nese wajya kurwanya intambara ukavuga ngo baransize none subiye, mpuye n'abamvuga nsubiye inyuma, mpuye n'uyu muntu ambwira ko bidashoboka ibi ngibi, none nari ngiye ku rugamba nisubiriye. So gukora ni intambara. So uyitsinda ryari? Kwima amatwi buri kintu cyose gishaka kukubwira ngo iyi ntambara uzayitsinda. Ukima amatwi ukavuga ati no, njyewe ndakomeje. Ingorane ndi kuzibona, ibibazo ndi kubibona, imbogamizi zirahari, ariko ni intambara niyemeje gushora, ni intambara niyemeje gutangira kugira ngo ndwane. Hanyuma ejo nyuma y'aho ngaho uri kurwanira, ukabona ikizaba gihari, ukabona ese nzaba ngeze hehe. Ubuzima ni uguhatana. So rero ndi kukubwira wowe wari unkurikiye, ucika intege, uhura n'ibyo bintu byinshi biguca intege, mubwire ngo ubuzima ni intambara, no gukora ni intambara. Hanyuma dufata iyihe myanzuro muri iyo ntambara? Umuntu uri mu ntambara afata iyihe myanzuro? Aravuga ati kama mbaye ubuzima ngomba kububona byanga bikunda. Nyamunda abantu bavuye mu cyaro, ngiye nkunda kubikora. Aravuga ati ngiye mu cyaro, mvuye mu cyaro, so mvuye mu cyaro ngiye mu mujyi gushaka ubuzima. Iyo bimunaniye, wa wundi ucitse intege mbere zo kutibaza ngo ese ubundi nashakaga iki, intention yanjye cyangwa se intego zanzanye aha, intention zanzanye mu kazi, icyo naje gushaka ni iki? Ni iterambere. Iyo ucitse intege kuri ibyo ukavuga ngo birandambiye, birananiye, ugasubirayo, ugatsinzwe. Ariko nabyo ntabwo mbikugayira, biterwa n'igihari. Ariko nanone hakaba wa wundi uvuga ati niyo bizagenda biti. Abo bantu barahari, ndabizi rwose, ndabizi. Ku isi hose hari umuntu uvuga uti byanga bikunda uyu mujyi ngomba kubamo, agakora ibishoboka byose, akanga gutsindwa, akanga kuvuga ngo ibi biranze, no, akavuga ati ndakomeje, ndahatana. So rero wowe wari uri kugira ushaka koroshya ibintu byo gukora, ubigira ibintu byoroshye, menya ko uyu munsi naje kukubwira ngo igisubizo cyabyo, menya ko ari intambara gukora, kandi nta muntu waba uri mu ntambara ngo atuze yiyorohereze.
naje kukubwira ngo rero birashikama rwana intambara yo gukora, ariko imbere ahazaza hawe hazaba ari heza rubyiruko. Nushora iyo ntambara ukavuga uti ugiye gutangira intambara mu buzima bwanjye, nkore, gerageze buri kintu cyose nyikore, ejo hazaza nyuma y'ibyo ngibyo uri gucamo, nyuma y'ibyo biri kukugora, nyuma y'uko uri kuba umuyede, nyuma y'uko uri gusuzugurwa gutyo, nyuma y'uko nta ejo uri kubona, hari ibintu bihishe ariko uzabigeraho kubera ko wabihataniye. Kuko ejo ni heza, uwahakoreye, uwahahataniye, utitaye kuri ibyo byose bimuca intege. Rero ngira ngo iki gisubizo nazanye uyu munsi kirakomeye, ariko muze kunyemerera muri comment mumbwire icyo kintu nicyo. Ubuzima turemeranya yuko ari intambara, gukora ni intambara, kandi ihame ritugeza ku mafaranga ni ugukora. Uyu munsi uryumve, ryiteho, urimenye, uryandike ahantu uvuge ngo ihame ryo kubona amafaranga ni ugukora. Sasa batayari yo guhangana na buri kintu cyose, na buri mwambi wose uzaza ushaka kukubuza gukora ndetse no gutera imbere ibyo wumva ushaka kugeraho. Urwane nabyo, uhangane, wicika intege, kora. Ejo hawe ni heza, ejo hawe ni heza. So rero mushimire wowe wafashe umwanya wo kudukurikirana, kandi nzi neza ko ibi bintu tuba tuvuga bigenda bigira umumaro kandi bizanakugirira umumaro none ndetse n'ahazaza. Baravuze ngo twebwe ntituzi ngo tuba turi kubwira nde, gusa tuzi yuko abantu batwereka abo turi kubwira muri comment bakaza bakatubwira. Twumvisha ari ubwa mbere gihindura ubuzima bwawe. Rero turagushimira ko badukurikiranye. Imana iguhe umugisha kandi nakagaruka ku pastor. N'ubutaha tuzakomezanye, kandi uhereza abantu amakuru bazi bakurikirana izi nyigisho, ni ingirakamaro. Nawe uzibahe, ubafashe kugira ngo bazibone. Imana ibahe umugisha. Nakoze kandi Imana ikomeze ibarinde.